ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Yesu reka amashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko tubana hano ku bumwe bw'abera ministries. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire, ibanezeze, basetse bahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha. Mwubaha ababyeyi, mwubaha ababayobora, kandi mwubaha n'ibyo bagenewe byose. Mwaramutse neza mushumba? Naramutse amahoro, ndashima Imana mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha Emmanuel. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uyu munsi wa none tuje kuri kamera z'ubumwe bw'abera ministries dusuhuza abantu b'Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara gatandatu y'abadiaspora, abantu badukunda, abantu badukurikira, abantu batwanga, abantu batwanga urunuka. Bari hari ukwanga n'ukwanga urunuka yabona usumwe bw'abera ministries sengwa si wa mugabo se ngo wowe noneho hari naho agera none agatangira. Iyo umuntu yatwanze urunuka atangira no kuvuga ngo nta jwi ririmo, kandi ijwi ririmo abandi, nta wundi muntu wabivuze, kaza ashizeho comment ngo ntabwo ijwi ririmo, kandi ijwi ririmo. Bene nk'uwo ushaka gusebya, ahubwo burya iyo uri umukozi w'Imana ukabona ibitagenda neza, wandikira nyiri noneho ukaba ufite nimero y'umuntu, ibintu bimeze neza ku rwego bigezeho rurashimishije, si nk'uko byatangiye aho utamwandikiye muhe courage umuguru ariko rero wongereho iki n'iki, ukajya gushyira kuri public kandi ikintu gikosoye. Ubwo nawe uri siba tukunengeye mu iteraniro ry'abera bo kumwe bw'abera ministries, ariko nawe turagusuje kuko twamenye ko twanga urunuka. Imana ijye igufasha, izaguha umutima muzima. Reka nshimire abantu bose batera ubumwe bw'abera inkunga ministries, bakateramo inkunga bakavuga bati tuzakorera Uwiteka tunyuze ku bumwe bw'abera ministries. Reka nshimire abantu bari mu matorero atandukanye ariko bishimira kuba bakurikirana attendinga ku bumwe bw'abera ministries, gire kubera ko ubumwe bw'abera ministries ni urwuri umuntu yinjira akanasohoka, kandi na Kristo nibyasaba aravuga ati ni ngerembo, umuntu wese azinjira kandi asohoke, azahabwa umudendezo wo gukora ibyo ashaka bijyanye n'agakiza k'Uwiteka Imana. Kandi Imana ni urukundo, Yesu ni ubuntu, naho Mwuka Wera ni communion, cyangwa nuwo tubana nawe buri munsi. Rero tumusabe azadushoboza. Reka dusuhuze abantu bari muri Amerika, i Burayi, Amerika y'Epfo ubwo niyo ruguru mba nayivugiye rimwe, abantu bari i Burayi, muri Aziya, Australia n'ahandi hagiye hatandukanye, abantu bakunda ubumwe bw'abera ministries. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka duhe ikaze na karibu umushumba adusengera Imana, dutambira igitambo cy'isengesho, dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Harakoze cyane. Mbere ko usenga ni ukuri urakoze, Imana iguhe umugisha kandi igire neza abantu bose. Reka dusenga Imana nyiri icyubahiro, nyiri ubutware, nyiri imbaraga, nyiri ukurema, nyiri gukora. Turagushimye kuri Imana yacu, natwe muri kino kiganiro uturinde ibitekerezo by'abantu n'ibya muntu, uturinde ibisenya, ahubwo ibitekerezo byubaka ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Mushu ejo tuganirije ku bijyanye n'inzozi, tubwira kurota umuntu arya amateke, tubwira kubona umuntu yambaye ikanzu. Uyu munsi wa none kubona ikanzu y'umugeni, kubona ikanzu y'umugeni cyangwa se yambuye cyangwa bayitwara. Umuntu wese apfa kuba yabonye ikanzu y'ubukwe. Ni ukuvuga ngo twe turimo turasobanura inzozi ko yarabidusabye, ni mu rwego rwo kwerekana ko navuze ko inzozi zirimo amoko menshi. Hari iz'umugisha, hari iz'umuvumo, hari izo kuburirwa, hari izo kwigishwa, hari n'izo kwihanangirizwa. Rero twe kuzi ko mu bumwe bw'abera ministries twebwe dushingira mu kubohoka kw'imitekerereze, imyumvire, no kubohoka mu mikorere, no kubohoka mu kugenda, ku buryo umuntu usanga uwari insuzugurwa yigizwe hejuru biturutse ku myumvire, kuko burya Imana ishyikira ibitekerezo by'umuntu. Rero uyu munsi wa none nabwo turashaka kuba kuvuga amagambo agira ngo uyu munsi nkureke njye nakasubiye ku nzu, ariko ndashaka kuvuga inzozi ebyiri nke cyane, ko twavuze ubushize ngo ubona umuntu abona ikanzu ntabwo ari ukuyambara, ni ukuyibona cyangwa ukayibura.
uyu munsi nagira ngo unyemerere niba nkugireho umugisha tuvuge iyari isigaye. yego nta kibazo. Kurota ubukwe none abyumva. Kurota ubukwe, umuntu ari mu bukwe yabukoze cyangwa yabukoze we yasezeranye uri gusezerana, ntabwo yatashye ubukwe. Okay. warimo arasezerana mu bukwe imbere y'Imana, cyane ari mu bukwe cyangwa ari mu kidaro. Cyane cyane bakunze kubona bari nko mu itente bagiye gufata umugeni aho ngaho. Ariko uyu munsi kuko bisobanura ibintu byinshi, uyu munsi unyemereye. hano umuntu wambwiye ngo nitwongera gusubira ku nzozi nzakubaze kubona wagiye gufata umugeni kandi n'ubundi already mubana. ubwo ni urupfu. urupfu rw'uwo muntu umwe muri mwebwe. bivuga ngo niba atari urupfu ni divorce, niba atari divorce mugiye gutandukana. ariko abantu batandukana ko atari divorce urabyibuka. hari igihe abantu batandukana umwe akajya mukarekeraho mwese mugafungiramo mujye mu rukiko. Okay. Rero kuko nongeye ntabwo ushaka kuvuga byinshi ku bukwe, ndashaka kuvuga ibintu nka 2 cyangwa 3 ku bukwe kandi mu buryo bugaragara. Ndashaka kuvuga ku kintu kimwe, icyo twita ubukwe. Ni ukuvuga ngo kurota ubona ukora ubukwe n'umuntu utazi. Umuntu udasobanukiye, umuntu utazi aherereye, utazi uko ameze, bishatse kuvuga ikibeno ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo uramutse urose ubona ukora ubukwe n'umuntu utazi, menya neza ngo nta mahoro mu rugo rwawe ufite, niba uri umugabo cyangwa niba uri umugore. Kabiri, niba uri umusore menya ngo nawe ubukwe bwawe nibuhari vuba haracyari impamvu z'umuvumo na karande kurongora bizakugora. Sinzi no kunyumva buriya. Ndi kumva. Ibyo bituma bikwafekita ku buryo urose ubona umuntu utazi, niwe nashatse kuvuga. Ushaka kwivugira unknown person. Yego. Ubundi ukora ubukwe n'umuntu kurota ukorana ubukwe n'umuntu utazi rwose. Nicyo nashaka niyo ushaka kwivugira aho ngaho. Harimo ubusobanuro bugera kuri 7. Icya mbere ni uko mu bukwe bwawe hari ibintu bitazakugendekera neza uko ubyifuza. Ni ukuvuga ngo kuba ukoze ubukwe n'umuntu utanazi ni ikimenyetso cyerekana ko mu buzima bwawe hariho umuntu wakurikiranye, ariyo ya karande na ya mivumo tujya tubabwira ituma kubaka urugo bidahari. Iyo uri umusore cyangwa uri umukobwa, iyo uri umugabo kandi ufite umugore, menya ngo urupfu rwinjiye aho hantu. Umwe muri mwe araza gupfaka. Kandi biraterwa n'iki? Ni uburozi baza gushyiramo cyangwa kubatandukanya cyangwa kubatanya cyangwa gutuma nta muntu n'umwe winjira muri rwa rugo. Cya kane, mugiye kuzapfa umutungo mufitanye, shwane kabisa burundu. Cya gatanu, biba bisobanura ngo bamwe mu miryango y'aho washatse bagiye kubasenyera urugo. Uko usanga ba nyirabukwe basenya ingo z'abana babo, baramukazi babo basenya gutyo, uko yarose ari mu bukwe kandi already asanzwe afite n'umugore. Uwo muntu ariho umwuka mubi wo gusambana n'abadayimoni nijoro, aho bita abagore ba nijoro. Yego. N'abagabo ba nijoro. Cya karindwi turi kuvuga, hariho umwuka wo gukurikirana ubuzima bwabo step by step. Menya ngo kanaka yaciye ageze akora iki, amaze gufata iki, twamuhera nuko bakurikirana. Ngaye nguko nshaka kubwira, ntabwo nshaka kuvuga byinshi kuri yari isigaye kuvuga. Ariko hari no kurota noneho kurota utanga inkwano ariko ugasanga utuzuye. Bukwe nyine cyangwa utanga inkwano ku utazi. Yego. Cyangwa bakurangira umugabo utazi n'umugore utazi. Mutateretanye, mutaganiriye, mutemeranijwe, ukabona gutuye imbere ibintu udasobanukiwe ibyo ari byo. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza umuvumo na karande by'imbaraga ndetse n'ikiziriko cy'amateka kuri we. Bene uwo muntu niyo yakoze ubukwe murishima mukanezerwa, ariko ntabwo mugira umunezero w'urukundo, uburambe bw'umunezero mu rukundo. Bega kuramba k'urukundo si rwa rukundo rumeze nko gusomesha ashaka kwambura, ahubwo ni rwa buryohe bw'urugo. Urabona nk'abavandimwe nawe uri mariye, hari abagabo benshi batifuza gutaha mu ngo
akaba yanywa cyakarara ahandi niba atanywa akaba ari umurokora agashaka hari ibyumba yanga ataho umugore yasinziriye. Hakaba n'umugore uvuga ati niba yaheraga iyo yagiye umugabo ntazi kuko iyo yaje ari intambara. Hakaba umugabo wese uryohewe n'urugo rwe, ikimenyetso cya mbere kare neza ataha kare. Niyo atinze gutaha yumva hari akantu kamukomanga, ariko uwabihuye n'urugo ariko ngo urajya he, ariko wowe kwicaye ngo ubundi urajya wawe wicaye ahangaha uragohe n'akandi gafanta ariko ubundi urajya he, kuko we niyajyaho ni mu muriro. Akamenyetso rukaza ko ntabwo nari nkazi. Yego, nubona umugabo urambirwa gutaha mu rugo ukabona nashaka kugenda imbwa zirira nduzi ko inka ziba zatashye kare, jya umenya ngo uwo muntu nta rugo afite mu rugo, nta mahoro agira mu rugo rwe. Ngo kubona nyoko bukwe ari guhindanya ikanzu y'ubukwe bwawe, gusenyera urugo, gusenyera urugo niba icyo gihe icyo bisobanuye nyoko bukwe araza agategeka urugo rwawe. nyoko bukwe ni uzategeka nyoko bukwe ni ugutegekera urugo, so akantu warukaza ntabwo bizi kanyabo neza neza. Umugore akabura ijambo mu rugo rwe, ijambo rikagirwa na nyirabukwe, ku buryo umuhungu ajya no kurya kwa nyina. Hari abo njya mbona bagiye kujya kwa ba nyina ngo sheri ngo uyu munsi nyine ngo ntabwo biri buze kugenda neza ngo wihangane kiye gusangira. Ubundi bamaze gushyingirwa mba kurya iwabo. Hari n'abandi bagore, hari n'abandi bagabo bafata ibyemezo biturutse kuri mama wabo, akagutegekera urugo pe. Ubu umudamu ubonye ubirose ukabona ikanzu y'ubukwe iranduye kandi warakoze ubukwe, menya ngo muri urwo rugo rwawe uzagendera ku byemezo bya nyoko bukwe. Kimwe nuko n'umugabo nawe uyirose ukaruta ikanzu iribizinga, menya ngo ugiye gutegekwa naho washatse. Akagutegeka ariko burya bakakuyoboza inkoni y'icyuma, dore ko iy'igiti idahari. igiti saza vuba bakakuyoboza inkoni y'icyuma, ukubaka iwabo w'umugore, ukazamura abo w'umugore iwanyu bicira isazi ku jisho. Umuryango wose w'umugore ukaza ukaba iwawe, wowe nta mwene wanyu bakandagira iwanyu. Yavuga amafaranga yo gushyirwa bagavuga nk'ibihumbi 50, bavuga iwanyu akohereza 5 kuri mama, ku buryo agutwara umutima kugira ngo warose ubonye ukanzu ariko ntiwasenga. Ibi birahari cyane kandi barabizi. N'ubu bitabaho n'ubundi usa n'uwo warose izo nzozi, ntabwo uri twebwe bose buriya. Iki hamwe n'ushatse agira gutyo agashyiraho iduka rya akazana barumuna be na bene wabo, ariko wowe umuhungu w'iwanyu ntakandagire. Umunsi umwe nkubwira inkuru, turi mu kiganiro kandi kuri YouTube ni ukugana abantu bagafashwa. Yego, abantu barashakanye barabana noneho bigeze hagati, umugore abwira umugabo ati sheri murumuna we simushaka hano, atahe natavaje ndahava. Umugabo w'umunyabwenge aratuza tumva rero nkubwire sheri wenda gukunda nanjye, igikapu hambirira murumuna wanjye, bityo uhambirira na murumuna wawe, bose bavirana icyarimwe. Enditiki yaragarutse asanga bose barahari kandi yakubaza impamvu. Ntabwo uri kumenya se ubwira buriya cyangwa isubiremo. ndi gukoresha ubwenge uburyo ki umugore arashaka kwirukana murumuna w'umugabo. Yego, ariko murumuna w'umugore akahaguma. Umugabo uzi ubwenge ati noneho bose tubirukanira icyarimwe, ati noneho igikapu uzingira murumuna wanjye, yego, ni nacyo uri buzingire murumuna wawe, bombi bakira amatike bose bavira icyarimwe, twisigaranire sheri twikundane. Agarutse asanga bose barahari, ntiyabaza araceceka. Hashimize tuzikitambura ati nasa atari byose nibahagumye. Urumva yachatse, urumva yaragiye kumanipira umugabo, ariko asanga umugabo nta karanda afite, ahubwo afite ubundi bwenge buri hejuru.
rero hari igihe rwose kwa nyoko kuko bagutegeka neza bakakuyoboza inkoni y'icyuma ifite n'iki n'amakomamanga n'ubuhiri hejuru bati cyagira gutya cyo kubaza akaba n'igihe nawe umugore nawe ajya gushaka asanga nta jambo agira ahubwo nyirabukwe niba utegeka urugo rwe tegeka n'abashyitsi bahicira uwo rero n'uwarose yakanze iriho yaje noneho umwe utarashatse ugitegereje gushaka nk'uriya muvandimwe utuma kureba hakurya we yabisobanura ntari materita ntibizavamo. Hari undi muntu wanyandikiye mushumba arambwira ngo yarose abona mu bukwe bwe imvura iguye ari nyinshi cyane, imvura ariko iramanuka mushumba, biramanukira bakubita basigara nyine babuze aho bajya kandi nta mugeni wugama. Nta mugeni wugama yabikuye ko yari umuhungu cyangwa ari umugabo? Yari umusore ubukwe butaraba. Gusa umukobwa yamwihoreye. Imana yambwiye ko afite amagambo ameze nk'iyo mvura. N'ibiri ivuga ngaho kubana n'umugore ugira amagambo, ngo umugore ugira amagambo ngo ameze nk'inziva. Umugore w'intonga, umugore utonganya amagambo menshi ameze nk'inziva. Bibaza inziva rero na uraho wegama ariko baraha mu nziva. Utaraha mu nziva nta makuru afite. Uragenda hano ukanyagirwa n'ibintu ukabirunda bikanyagirwa, ngo niko n'umugore w'intonganya amera. Surumva rero imvura irabanyagiye mu bukwe irongera abanyagiye, nuvuga ngo mu gihe utaramushaka birasobanura ngo uzanye kavuza nduru. Uzaba n'intambara no mu buriri byanze uzabyumva hanze. Azavuga turiya si umugabo ati rusake wagira ngo bavindimwe. Azihanga. Uwo niyihanganira ubukene kusetse se nuko nzi ko ari umugore umeze gutyo. Ibaze wa mugabo ryapfunwa afite rero hari wambwiye ati giye umugabo wanjye azi kubyara ntazi kurongora. Niko yabwiye nk'umushumba uhita umubwira uhita umufasha. Nshenda mwigisha ndavuga niwe murushaho bimweretse se. Naje njya gusanga umugabo amakuru yawe bizite hawo mbona nta murare handi ubu wasanga no mu buriri usake ari mukuru wawe ati wahora niki arabyivugiye ndamuganiriza ikimenyetso kimbwira ko usigaye utakibana n'ibisake. Ndabimenya ku cyumweru nayo nyine na mwarimu ndakubwira ibyo nkubwira koko ku cyumweru mubonye nabwa ibintu byatunganye. Sagateye pasi myiza asa neza akeye, umugore abundi yagazana imyenda isa nk'iyishifunye kubera ari gahunda nyine babyumva ari ibintu noneho ndebye umudamu arambwira ati byaciye noneho mbazaho ndetse ariko nta kumubwira uriya mugabo ariko ndamureba ariko ndeba uko yambaye uko asa ndavuga nti wow hari ikintu cyabaye. So rero hari umugore w'intonganya ameze nk'inziva, kandi aho gutura kubana n'umugore utongana ngo nashima kuba mu gakinga k'inzu gatoya cyane. Surumva rero niba ari umugabo wa rose imvura inyagira mu kuvuga ngo ubwo bukwe bwe hari nk'amagambo n'induru bizamugora niba atarashaka. Niba ari n'umukobwa nawe agomba kwitonda. Niba ari abasanzwe babana nagire strategy yo guceceka no kugira ibintu atavuga kubera ko icyaza wese yabintambara. Hari abantu badahugurwa bababwira ibyo bangije bagahita baguruka bagatera intambara. Ntabwo urabibona hose ukabona umuntu ahubwo arafite cyo nakwita gukwidefanda atamva ikintu kukimubwira gutyo kuko ingo nyinshi birazisenywa n'akanwa kameze gutyo. So uwo muntu rero twamubwira no kwirinda no gusenga no kugira ubwenge no kumenya uko atwara umuntu we. Ko buriya nabivuze kera ndi no kwigisha ahantu ku itorero ngo next generation church ndavuga ngo ntihazatuye twese ntawe utagira urugo. Urugo rwubakwa n'impamvu yatumye urwubakwa urushyiraho. Kabiri rwubakwa no kwihangana. Gatatu rukubakwa no kumva hari amagambo azamutse wowe ugahunga ceceka ntiyongere kuvuga kandi uzi impamvu yabyo. Dusimbuka tuve ku bukwe musho.
njye naguhaye uburenganzira gusa kugira ngo tuvuge ibintu ushaka n'ibibazo bisanzwe mu buzima nta kibazo. hari n'abandi njya mbona bandika mu bindi bitangazamakuru ngo ngewe ngo narose ngo mbona ngo umugabo ngo mbere yuko mbana n'umugore wanjye ngo nari nabonye ngo yambaye ikanzu ariko ikabonerana. Undi nawe ubwenda n'icyo uza kudufasha ukamubaza ibibazo bibiri uze kubisubiriza rimwe. Undi nawe akavuga ati ngewe nagiye kubona mbona twambaye ikanzu ariko utagira akavara kano ko mu maso nyine. Ati ibyo bisobanura iki? Reka ibyo byose mbwiye udafite akavara ubundi twe urabizi ko mu mutwe badatwikiriye. Uzi neza ko mu muco w'abarokore n'abakatolika iyo cyangwa abandi mu madini singagatolika ngiye gushobora kubana n'imbeshya kandi ntabizi, iyo buri gihe wabaye mwabanje kubana ntabwo bagutwikira mu maso. Kuvuga ngo umugore azagucinya cyangwa yanagucinya cyane, abikora buri munsi usohotse. Nuvuga ngo ntihandi wurira imodoka ugiye kuri moto akurira moto agiye gushaka abapampe be wa mugani wabo akamupampura nyine kwa kundi kose. Nivugira ibintu bisekere ugiye ngo hari abantu batamenyereye kurya inkono imwe bumva bahazwa n'inkono nyinshi. Burya hari umuntu ushobora kurya muri resitora 3 cyangwa 4 kuko yatinye ko atari buhazwe n'imwe. Rero no mu rugo hari abantu bakunda resitora zimwe ntateze no guhinda. Nubibona uri umugore ukabona ugiye gusa n'umuntu nta gatimba nawe ufite ukabirota, menya ngo uwo mugabo na cyanga byakunda abex n'aba next nyuma yawe n'abitubane. Hariho nuze, hariho aba ex hakabaho nawe, ariko hariho na next hariho ex nawe na next. Bango yaba abo wamusanganye nawe ubwawuje azongeraho n'abandi. Ese ni Dawidi na Salomo icyari urumva kugira ngo ubyumve neza. Mbere yuko mubana n'ubundi yari umuntu udahamahamwe. Nawe nuhagera ntazanyurwa nawe, na nyuma yawe azongeraho abandi. Ubwo ni ex now and next. Haguca inyuma rero ukabuza umutekano, ukabuza amahoro, ukabuza icyo ugeraho, ukabura icyo ukora, ifanze ntibikunde, ugasanga arimo aragusenyera ya gahunda. Ariko bisaba ko ubishishoza ukana. Urose noneho ikanzu y'ubukwe nta kantu yashizemo imbere. Urabona ko hari ukuntu wambaye ikanzu. Bambwiye ngo yambaye ubusa. Ibonerana. Niko bavuze n'ubundi ibonerana. Ubona imyenda y'imbere nyine. Atashye mu kintu yagirega kuri ese we ntabwo byumva. Biravuze ngo uramubona nk'umugore muzima, uramubona nk'umugabo muzima, ariko numara kugerayo nta kintu afite mu mutima. Aho ntabwo ari kuri sex, sino kuryama, ahubwo muri mindset nta gihari. Uko ari niko agaragara nyine, nta bindi aguhishe, nta bishyu utegereje. Ni wa muntu uzasanga nta mpinduka, nta gitekerezo, nta sheri dukora ibi tubihagarike, tugende, tubireke, none ugasanga n'uwo yabwira atari ko hani ko mbona dukwiye gukodesha inzu burabura. Ati byinshi bishyira ahangaha ngizo mbaraga rero zigaragara muri ubwo buryo. Noneho kubona ndacyari mu bukwe, kubona wasezeranye ariko abaherekeza ukisanga mu bukwe muri mwenyine nta baherekeza. Nuko nta nshuti ufite, nta nshuti, nta muryango, nta bantu, ntaki. Nuvuga ngo muri make si ubukwe batazaguherekezamo, ahubwo you alone, uri wenyine. Uri wenyine ahantu hose, nubwo ufite ubuzima budasanzwe uri wenyine mu buryo butandukanye, uri wenyine ku hantu henshi. Nuvuga ngo urimo urakora wenyine, urarwana wenyine, nta gishyigikiro ufite. Kuko buryo ubukwe nubwo umuryango si ubw'umuntu, kandi ubukwe si ubw'umuryango w'umuntu avukamo, ni famiye yagutse. Noneho rero urose wowe icyo gihe nta kintu, uri wenyine, nta muri kumwe. Yavuze ngo mu bikorwa byawe, mu buzima bwawe, aho ugenda naho uri ntawe ugushyigikiye. Reka tuzamuke rero turote. Kurota umugabo agucinya,
kurota umugabo guca inyuma ntabwo ubundi zakwiswe inzozi, kuko ntabwo Imana yahishura umuntu arimo asambana. Nubwo bavuga ngo njye nakubonye yambaye ubusa, ntabwo Imana ijya yerekana ubwambure bw'umuntu nubwo bagira gute. Ahubwo icyo bisobanura aho ngaho, ahubwo uwo muntu mu bitekerezo bye yifitemo gufuha. Ni inzozi zivuye ku bitekerezo yuko atekereza ko umugabo yagize gute. Ko buriya hari igihe umuntu aza ibintu by'urugo n'aferi burya. Hari igihe uza umuntu agukeneye wumva nawe utamwanga, ariko ibihe urimo bitakwemerera kumukenera. Iyo bifashe n'ukwezi kumwe 2 3 cyangwa bifashe icyumweru, tangira batari ko naraye ndose mbona asomana n'umuntu. Aho ko umuntu arimo guca inyuma asambana byo sinibaza ko Imana ipfa kubyereka. Nubwo yakwereka amasinye, hari umugore umuhobera ntamurekure, hari umuntu ari guhereza akadumuri imbere, cyangwa ukarota ubona yinjira mu nzu ariko umenye ibikurikiraho byose. Ariko babisobanura ngo hari umuteguro w'umudamu wiruka inyuma y'umugabo wawe ashaka kumutwara, kandi ko nta ntege afite zo kwihambira uwo mugozi, bisaba ko haba imbaraga zo gusenga kugira ngo tumubohore muri icyo kintu. Ubwo ni kimwe no kurota umugore aguca inyuma? Ni kimwe byose. Aha, dukomeze mu rugo. Igihe ubonye umwana wawe yapfuye, sobanura gutakaza impano n'ubutunzi biterwa n'umwari we. Umwana w'umukobwa asobanura ibyishimo, umuhungu agasobanura ubukire. Noneho reka twinjire muri deliverance nyirizina. Aba bantu barusize inzozi bose, kuko twavuze ku bijyanye n'urugo n'urushako. Turi ku rugo. Nihe deliverance abantu bakeneye? Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Aba bantu bakeneye ibintu 3 bikomeye. Icya mbere babyumvise, babimenye. Ariko ngaruka gatoya n'uwibona ku byo twavuze atarazirota, nuvuga ngo Imana ibishura kugira ngo igire ikintu ikora. Bivuze ngo noneho niba wataranabibona, niba atarazirota ariko byamubayeho, deliverance ya mbere kuko deliverance ikurikiraho niye nuko iyo gihe tatanga igitambo gifatika. Yarangiza Imana ikabira murenge. Ariko fondation ya mbere kaba gakiza. Hari uwakwibaza ngo iki gitambo gitangwa hehe? Gitangwa ku mushumba ugushumbye cyangwa wakugiriye inama ugahishurirwa. Kuko ushobora ufite umushumba ugusengera, ufite n'umushumba ugushumbye, ariko ninde waguhishuriye bino bintu? Erega ntabwo twahawe twese ibintu bimwe. Hari abahawe guhanura, hari abahawe gusengera. Ubumwe bw'abera ministries iravuga ngo amavuta akandagira amateka ubuzima ukagira gute. Iyo ni intego tuzajya tugira paka Yesu adukuye mu isi. Ninapfa niyo ministeri ikagumaho, uzayigumana agomba kumenya ko atagomba guhindura n'akajambo na kamwe, kuko abantu baratsikamiwe. So ushobora kugira umushumba ugushumbye, niba koko iki kintu agize ikibazo nawe nuko uzasanga nawe ntabyo azi. Hakari n'akantu kagatema. Niko tubivuga. Uyu muntu usanze umushumba ugushumbye, kubera yuko umuzaniye igitambo cyangwa se amaturo runaka, akanezezwa nabyo, ariko akayakira akavuga ati ndagusenga, ariko ntazi neza nawe ubwe karande ntayizi. aho kubera ko wamusobanurira mu guti nasobanuriwe n'umuntu runaka bra none nzanye igitambo narenzanye ituro. Karaka gusa yakubora. Ariko ubundi icya mbere ni ishuri. Yesu yaravuze ngo nuko genda wiyereke umutambyi ko wahumanutse, utange ryaturo munsi yawe. Ubundi harakangiye kubisubiza mu buryo buziguye. Ubundi amavuta wizerana yagukorera, ibyo wemera birakubakira. Icyo gihe kuba dukurikiye twebwe atagira ngo turashaka guteza ko dushaka kuvuga ibintu bizi iwacu. Uwo yumva yabimukorera musanga, numva yazi wanjye kandi bisobanukiwe. Numva yazi wanjye karibu wakongera arambuye umushumba. Akantu nyine kaba mu bantu bahantu navuze umuntu bisobanukiwe. Jewe sinemera yuko ngiye najya kubwira ngo nyigishe Icyongereza kandi uko wize imibare.
sinemera nta nubwo kandi Imana ijya gutanga impano ngo yarazigabanyije uko abantu bamwe bahaguhanura berekwa kundora kugenzura imyuka none ufashe ugiye ku muhanuzi ugenzura imyuka ugiye ku muntu nyine bamenya ukumenyera ibyahazaza akanakugira n'inama urumva ibyo ayo mavuta nubwo yemera yuko umuntu arondora imyuka yagukorera nyine ntiyamukorera hakwiye kumukorera warahazi erega hari abantu bahawe impano z'umwuka hagurishijwe no gufatamira imigambi no kubwira abantu ibiri mu mwijima abantu batabonaga izo nizo mbaraga turi kuvuga uyu munsi wa none kuba tuzi bihishwe bijya imbere bitazwi n'umuntu uwo ari we wese nari ngiye kubwira akantu gahita kanshika niba nibaza ngo mbabarire nka kuvugire sinzi niba turi hafi yo gusoza ikiganiro ariko nituza kwegereza habura nk'iminota nk'itanu cyangwa itatu mbwire nkubwire ikintu turi buze kuvuga reka nkikubwire neza nitonze nkubwire njyewe nimufunge kamera mbone mvuge funga kamera mvuge agira mu kwangiriza inzozi z'umuntu no kwangiza inzozi z'umuntu yego urakoze cyane iki kibazo gikomeye amashyi n'undi yakikubaza ubundi cya mbere inzozi zidistabinga mindset inzozi zicanga ubwonko bw'umuntu noneho kabiri satani akahita amushyiramo ubwoba gatatu umuntu agahorana umutima udatuje muri we ntiwarota uri mu mva ngo bucye usinzire ntiwarota bakwicira umwana ngo usinzire ntiwarota ikanzu yanduye ntiwarota urya ibinyama reka byita ibinyama singita inyama ubaze kurota urimo urya ibinyama utazi niba ari iby'ingurube niba ari iby'imbwa niba ari iby'ipusi ngo ntuzabishyire ku ifoto ngo utinya kubona inyama aho ngaho ntiwarota urya inyama ngo buke uba uri muzima reka nkubwire abandi bararyamye barasinziriye wowe urose urimo uhinga iwanyu mu cyaro rero satani n'abadayimoni iyo bamaze kubona kurota izo nzozi icya mbere bahungabanya imitekerereze yawe n'amahoro yo mu mutima no guhora wicaye wigunze wari uziko n'umuntu ubirota uwo munsi akirirwa nabi nibyo bazumva ngo ni kushimari ukabyuka umeze nabi ufite marezi utishimye ni urwo ruhare warangiza ukatangira ukajya kuri stage ya gatatu yo kumva wigaya uri inabo tudashoboye ukumva utanakijijwe uzi kurota umuntu agusambanya uzi kurota umuntu arimo agushyingura so rero byangiza imitekerereze bikangiza ubwonko ukagera kuri level yo kumva urisa nk'igicibwa kane ukagera ku rwego wumva utinya abantu ugatanu ugahorana ntungana ryo mu mutima no mu bitekerezo nicyo nashaka kongera hahandi umuntu asengaga Imana amva yarashize bisiko bamwe batera no kunanuka ariko n'umuntu wambwiye ngo sha kuva narota ndi kurya inyama yarazize bitanekereza bya binyama kuntu byari bimeze ari ibisurumva ucyo kiroroshye ariko uzi kurota bare ngo uri imbere y'umupfumu uzi kurota bagufatira kana imbere byangiza imitekerereze bigahungabanya n'imyizerere ku buryo hari n'abantu tubazinukwa n'ibintu hari abazinuka ikintu burya nanjye uzi kurota baha umusuru ndebye mbona ntabwo nk'imbere hita nkuzinuka burundu ntabwo nawe niyo wagira gute sinawakira ariko nicaye senze sanga bisobanura ngo amasaka umugisha wanjye imbeba zawuguyemo ku buryo ntacyo ndi bubone niho byarangiye mvuye mu kazi shyira imbabura ku muhanda notse ibigori numva amasaka atari yahibwe aho wacivuga ngo jambuka naka n'iki byose kwa rundi n'ibindi bakusuhuza abandi bakubwira ngo bimeze gute bagusaba n'iki warangiza ukatera imbabura uti 50 mutambukire kwishima nari narose umuntu ampaye umusuru urimo imbere kandi uwo muntu narose niwe wagize uruhare mu kumpemukira dusoza turashoje ariko reka ngire inama wari kumwe bw'abera ministries mushumba yavuze nk'umushumba ariko kambivuge nk'umunyamakuru nyabona nubona warose inzozi aho wumviye ubusobanuro bwazo hamagara bagusengera mwizanamo ibintu by'imibare mu bintu byo kubohoka ni muri mindset kubohoka ni icyemezo ufata utagishije inama undi muntu yego wiza kwandika ku mwe bw'abera ministries ngo none se mushumba nk'umuntu azatanga igitambo gitange hano we
gitange hano kuko niyo wabyumviye, kuko reka nkubwire ngo ntabwo uzasarura aho utabibye, waba ugiye gusarura mu kw'abandi. Rero niba warose ugasobanurirwa n'umushumba, tanga igitambo. Buriya hari ibintu abantu bakora bikabazanira umuvumo. Iryo jambo uzajya dusomera nayo dusobanurire, ariko kimwe mu byo bibagiwe ni ukumenyera aho gukirira ukajya ahandi usize aho gukirira. Yego. Ikindi kizana umuvumo ni iki? Ni ukumenya ukuri warangiza ukajya gukora ibitari ukuri ariko ukabyitirira ukuri. Icya gatatu kizana umuvumo kandi pe ni ukuba wamaze kumenya yuko kubohoka uboshye, ukamenya aho ubohokera, warangiza ukaza ukandika SMS ivuga ngo none se mushumba ko nakurikiranye ikiganiro kiri kuri channel y'umwe bw'abera ministries, ugashyiramo comment ukavuga ngo none igitambo nzagitamba he, mbese nzatanga iki. Ibyo nabyo bizana umuvumo. Ni gute? Kuko ni wamaze kumenya ko twagusobanurira inzozi, ukuntu umuntu abohoka, ukuntu umuntu avaho umuvumo, ibyo byose twabigusobanura nuko tuzi nuko wabohoka no umuvumo ukakuvaho. None urukuza kwandika, ahubwo Satani ari kukuvangira kugira ngo abagukereza, abagutinza mu muvumo na karande n'ibyo byose. Tanga igitambo, ngwino wibohoze. Hanamagara umushumba kuri nimero iri munsi y'ikiganiro, kuri nimero ica muri screen ya buri munsi. Nyabuna hamagara kuri iyo nimero ubohoke mu izina rya Yesu Kristo. Kandi reka nkubwize ukuri, nujya gutekereza guhamagara, utekereza igitambo, utekereza kubiba, utekereze tu. Ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Shalom. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.